arongera ati umugabo yari afite abahungu babiri, umuto yabwira se ati dawe nk'umunani ungenewe. Nuko se abagabanya ibye. Hashize iminsi mike umuto yakoranye ibye byose ajya mu gihugu cya kure. Nuko ahatagaguriza ibye yibera mu maraha. Amaze kubitsemba byose muri icyo gihugu hatera inzara ikaze. Nuko aratindahara. Nibwo agiye gusaba akazi umuturage w'icyo gihugu, amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. Yifuzaga kuba yahemburwa n'ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Bigeze aho aribwira ati nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki barya bakabisigaza, naho jyewe nicirwa n'inzara hano. Reka mpaguruke nsange data mubwiye nti dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe. None ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka asanga se. Iryo ni ijambo ry'Imana. Icyo rero tugiye kuganiraho muri aka kanya ni ikintu cyitwa uko nafata icyemezo kandi kizima nyuma yo kugwa mu cyaha, kuko icyo duhuriyeho kindi hagiye batarashaka naze babaza ngo mupfana iki. Ikindi kintu muhuriyeho ni uko mwese buri wese mu gihe cye ariko mwavuye mu cyaha cyitwa ubusambanyi. Turi hano kugira ngo tuvuge buri kintu cyose mu mazina yacyo. Igihe kimwe buri wese mu gihe cye yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Noneho isi ihita ifata ikintu cyitwa ubusambanyi ikibahamo umwenda irawubambika. Isi ihora ibatunga urutoki ngo dore bariya ni abasambanyi. N'ikimenyimenyi urundi rugero rubikwereka neza, nubwo hano harimo abakiri bato harimo n'abakuru. Nawe mukuru mu gihe cyawe cy'ubutoya uraza kubibona. Hariho abantu benshi bakugeragezaga ngo bagusambanye nyuma yo kubyara. Mbese nkaho nta kindi kintu ubereyeho n'ubusambanyi. Burya rero ni wa mwambaro yavugaga isi yakuzeye umwambaro ukoze ubundi umwambaro ukoze mu budodo, ukoze mu ariko ukuntu isi ifata ubusambanyi ikabukoramo umwenda ikawukwambika aho unyuze hose, ikagikwereka abayo, ni ukuvuga bisi, ngo dururiya nawe ni uwacu. Wajya kubona ukabona rwose umuntu ntimuziranye, nta kintu mwavuganye, nta mushyikiranizi, mbese ariko ukabona buri wese yashaka kukugira igikoresho cy'umubiri we. Ibyo ngibyo abenshi muri mwe mwabibayeho mu myaka itandukanye. Nyuma yo gutwara inda, nyuma yo kubyara, abenshi muri mwe mwagiye mu ibihe bibi mwagize icyo gihe. Muraho ati nari umukobwa mwiza, ntundebe utya, ukajya ureba nk'amafoto dore sha, dore ukuntu ari imeze. Uri muri alubumu, ngaho murebe muri alubumu zanyu, dore ukuntu ari imeze. Kireba dore waga ndi runaka, ku buryo ushobora kwereka iyo alubumu umuntu akajya areba gutya akanakureba nawe. Ese ni wowe? Ni jyewe sha. Isi yagusize ahantu udashobora kongera kumera kwa kundi. Warabyemeye, warabyakiriye. Niko abamera batya ni abakobwa. Ese ndiwe
dore hano sha, dore hano kanaka andambagiza, nkirambagizwa. ubwo nifoto mwifotoranyije, tarasha nyuma yo kubyara, kubera ibihe bibi mwagize, ugasanga hari ibyemezo runaka mwafashe, ibyo bita ibyemezo by'ubuzima. hari abantu mwasibye mu mitwe yanyu mudashaka, mudashobora no kumva, aho mudashobora kubabarira, aho mudashobora kuvugisha, abo mwanga urunuka, ibyemezo byo kwanga. Ndabanga kanaka, ndamwanga. Babizi kutubwira ngo yewe ntwara inda, nasamye inda y'abana babiri, ngo umwe naramubyaye, ariko undi ndetse ndamubyara, ndacyamutwite. kandi ubwo yari ati umwana w'imyaka 7 ahari cyangwa 6, ati umwe naramubyaye, undi ndacyamutwite. n'abana be babiri, umwe akaba akiri mu nda. umwana wa kabiri ukiri mu nda muzi uwo ari we, ni urwango. ati ntwarinda nagize urwango, ati na n'ubu ntiruramvamo. Yesu ni mwiza, ariko yaramubohoye urwo rutingi rw'urwango yarumubyaje, kuko yatubwira ati n'umwana wanjye ndamwanga. ubu ni muzima kubwa Yesu. hari ibyemezo usanga abantu barafashe, abagore ni babi, kubera wenda mama wagutoteje. abagabo kubera wenda uwo mwabyaranye wagutereranye, sibyo ra? kubera ukabavuma. abandi ugasanga biyemeje kubaho noneho, urabona ukuntu ndigereranye gute, muzi ukuntu bigereranya. ariko icyo ushaka kuvuga ni iki? ni abantu bagwa mu cyaha, ni abantu bagiye bagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, bagahita bakurizaho kuba abasambanyi, ngo ntacyo giramira. hari abantu bitwa ntacyo giramira, si ikibazo, ni hahandi hanjye. none se bundi se yewe ntacyo giramira. ibyo nabyo ni ibyemezo abantu baba baragiye bafata. turebe rero ukuntu uyu munsi, mbivuga hariya, turi mu mpera z'umwaka, turi mu bihe byo gufata ibyemezo. imbere yawe haracyari amahirwe, imbere yawe hari byinshi, uracyafite uburenganzira n'ubwigenge busesuye. na n'uyu munsi ndagira ngo umenyeshe ko ni wowe ushobora kugena ahazaza h'ubuzima bwawe. urabyemera? ni wowe ushobora kugena ahazaza h'ubuzima bwawe, ubifitiye uburenganzira. amahirwe n'amakuba biri imbere yawe. ndagira ngo mwumvire ijambo ry'Imana, numva ko Nyagasani ababwira
muri uyu mwanya. Mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa 30 umurongo wa 15 kugera ku wa 20, Nyagasani avuga ngo dore uyu munsi nshyize imbere yawe ubugingo n'amahirwe, urupfu n'ibyago, kuko uyu munsi ngutegeka gukunda Uhoraho Imana yawe, kugenda mu nzira ze, kwita ku mategeko ye, ku mabwiriza ye no ku migenzo ye. Nukora utyo uzagira ubugingo, uzororoka ugwire, kandi Uhoraho Imana yawe azaguhera umugisha mu gihugu ugiyemo kugira ngo ukigarurire. Uyu munsi ngo ariko umutima wawe nuraruka ntumwumvire, ukemera kujya kunamira imana zindi kandi ukazikorera, uyu munsi nkubwiye neruye yuko muzarimbuka muzime rwose, mwoye kubaho igihe kirekire mu gihugu ugiye kwinjiramo umaze kwambuka Yorodani kugira ngo ukigarurire. Uyu munsi ijuru n'isi mbitanzeho abagabo bazabashinja. Nashyize imbere yanyu ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Hitamo rero ubugingo kugira ngo wowe n'abazagukomokaho mubeho, mukunda Uhoraho Imana yawe, mwumvira ijwi rye kandi mumwizirikaho, bityo uzabaho mu gihugu Uhoraho yarahiye kuzaha abasokuruza bawe Aburahamu, Izaki na Yakobo. Ijambo ry'Imana. Imana irashyira uburenganzira bwose imbere yawe, ikakwereka buri nzira n'aho izakugeza. Turi kumwe? Ni wowe ufite ijambo ku buzima bwawe, ni wowe ugomba kugena ahazaza h'ubuzima bwawe. Amahirwe n'amakuba byombi bikuri imbere, kandi nk'uko iri jambo ritubwira, amahitamo yawe azaguha kuramba, amahitamo yawe azakubyarira imibereho ijyanye nayo, atari kuri wowe gusa, ahubwo no ku bazagukomokaho, no kuri uwo mwana ukikiye Kristo Yesu akuzwe. Nimureba neza murasanga muri mwe harimo abahuye n'ubuzima murimo kubera amahitamo mabi yabo mukomokaho, kubera guhitamo nabi kabo mukomokaho. Muri mwe dore harimo ababyeyi bakuze. Nimureba neza, wenda atari muri mwe cyangwa no mu bandi, murabona abana banyu barimo bagirwaho ingaruka no guhitamo kwanyu kubi, no guhitamo nabi kwanyu. Bya bindi isi yanditse hariya ngo uriya mukobwa ugira kuriya ejo bundi azaba yabyara. Kubera iki? Siko nyina yamubyaye. Murabibona mu muryango wacu, uriya ugira kuriya ngo ejo bundi azaba yabyara. Umwana wavutse atyo, uguye mu mutego wa Sekibi, agatwarira akabyara, mu isi nta kibazo kirimo. Ngo niko byagomba kugenda, kuko nawe niko nyina yamubyaye.
ese tubyemere urumva uwo mwana urimo wonsa ugomba kumuha uwo murage? uwo mwana wawe ugomba kumuha uwo murage, nawe akazababara kwa kundi wababaye, nawe akazabura bya bindi wabuze, nawe agatuka ibitutsi nka bya bindi watutswe, agacirwaho iteka nka bya bindi waciriweho. urumva ari gushaka uyu munsi wagombye kuba kugira ngo basare ikintu gikomeye mu ntege amatwi kandi mu mpanga amaso. uyu munsi utekereze kugira ngo ugwe mu cyaha. ubundi kubyara ni icyaha se? ubundi icyaha cyawe ni iki? ubundi icyaha cyawe si ukubyara. uzi abantu benshi bakuramo inda buri munsi. nigeze guhura n'umwana w'umukobwa yari ari muri retraite, yari mu mwiherero hariya, yari amaze kumva uburemere bw'icyaha cye. yatubwiraga ngo yambwiraga ko ngo amaze imyaka 6 aba mu buraya, ariko mu buryo butazwi. murabyumva? uburaya ni iki? ni ubusambanyi. noneho muri ndaya, yego, uburaya ni ubusambanyi. reka abantu bose basambana siko ari, abantu bose basambanye siko ari indaya. urumva? uburaya ni ubusambanyi bumeze nk'aho ari umurimo cyangwa umwuga. uburaya ni ubusambanyi butezweho amakiriro, amaramuko. yego, amaramuko. ariko bisi Yesu afite ukuntu akiza. muri mwebwe hari ugeze kutubwira, sinzi niba ari hano se ngibuka ishusho ye, hari ugeze kutubwira ukuntu yabaga mu buraya, noneho rero biramugwirira, atwara inda. iyo nda disi ituma areka uburaya, atangira no gusenga. Yesu ntabatangaje. uwo mwana nababwiraga maze imyaka 6 mba mu buraya, kandi si ubwo mwumva afite ingano 23. amaze kuramo inda izo yari azi ni 2, ariko twaje gusanga hari n'izo atazi umubare. kubera iki? izazi ni 2 ko yazikuyemo abizi, bavuga ati indi ifite kwezi cyangwa 2 nyikuyemo ku bushake. ariko hari n'izindi yagiye akuramo. we hari ibintu abantu bakora batazi ko ari ugukuramo inda, cyane cyane abantu ba mu bintu by'ubusambanyi bumenyerewe. hari imiti kwa muganga babaha igenewe kunyobwa igihe cyose arangije imibonano mpuzabitsina. ako kanya agahitamo iyo miti, bakaba yizeye ko nta kibazo. yuri gukuramo inda kandi ntabwo yari azi inshuro yabikoze. amahitamo ni ayawe. icyo mbivugire, icyo nari mbikurijeho, ni uko uyu munsi ukwiye kwibaza ngo kugira ngo ibi bimbeho nabuze iki? murabyumva? hari icyuho cyabayeho, hari ikintu wabuze. wenda ni ubujiji wabuze ukugira inama. yego, wabuze ukugira inama. wabuze ukugira inama cyangwa wabuze ugisha inama, cyangwa se wananiwe kumva inama wagiriwe. waguye mu ruzi urwita
ikiziba. uyu munsi rero wagombye kuba urimo urera uwo mwana ugamije kuzamwereka urumuri wowe utaboneye igishya. uyu munsi rero nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye mu mvugamutegeko, ni umunsi wo gufata icyemezo no guhitamo inzira nziza, guhitamo neza, guhitamo iki turi bubirebe. ariko guhitamo no gufata icyemezo cyiza hari ibyo bisaba. icya mbere bisaba ni ikintu cyitwa ubushishozi. ese urabufite? ushobora gushishoza? ushobora gushishoza ku buryo umenya icyiza ukamenya n'ikibi. icya kabiri gikomeye cyitwa kureba kure. kureba hehe? kureba kure. kureba kure se ni he? kureba kure wumva ari iki? bishatse kuvuga iki? Yego, kureba kure. kureba kure wowe wumva ari iki? kureba kure. murakurikiye? bano bantu ntabwo barimo kumva. ni ukuvuga hari igihe utarebye kure. icyo gihe ni ryari? igihe wari uhagaze mu gitabo cy'intangiriro mbere y'uko Kayini yica Abeli. ndabizi ntabwo mujya musoma Bibiliya abenshi. mbere y'uko Kayini yica Abeli, Imana yaramusuye. Imana yasuye Kayini. urumva? ubwo Kayini yari avuye gutura we na Abeli, Imana ishimye amaturo ya Abeli yagaye ayagaye. Kayini rero agira umujinya mwinshi, ararakara cyane, atangira ishyari rirabyuka muri we. muri uwo mwanya Imana iza kumusura mu magambo akomeye. Imana yamubwiye ngo dore icyaha kibunze ku muryango wawe. murabyumva? icyaha kibunze ku muryango wawe. Uhoraho abaza Kayini ati urakajwe n'iki? kandi niki cyatumye uhinduka utyo mu maso? nugenza neza ntuzubura umutwe, naho nutagenza neza itonde, kuko icyaha kibunze ku irebe ry'umuryango wawe ngo kigusumire, ariko wowe ugomba kukirusha amaboko. icyaha kibunze hehe? urabona ukuntu icyaha cyabunze ku muryango wawe ntubimenye? urabona igihe abantu bakubwiye bati kandi wa mwana we, uriya muhungu yarabaye, uriya mugabo aho rero wabuze ikintu cyitwa kureba kure. wowe wararebye ugabikira, mbese nk'uko babivugaga, mbese kureba hano ntureze amaso hano, ariko se inyuma y'uru rukuta hari iki? aho niho bita kure. gufata icyemezo, guhitamo, bisaba kubasha gutega amatwi, kumva no kumvira, utagarukiye gusa ku bintu bigushimisha uyu munsi. kuko itangira bizana cyane byiza ibyo ukunda. ariko ukunda iki? ukunda ka brochette? ukunda ka brochette? akemera agenda akayahingira, akaza yatebeje neza, harimo igihumbi cyo kugura brochette. aravuga ati mfite amafaranga menshi cyane. niyo wambwira ngo iriya hene yose nyikugurire bayikokereze. noneho kubera wowe kutareba kure no kudashishoza, ukumva
kuko amaso yawe yagarukiye kuri burusheti ziri imbere yawe gusa. Hirya ya burusheti ibikurikiraho ni ibyiza gusa. Umuntu aba areba ibyiza gusa, ibyiza gusa. Gufata ibyemezo ni ngombwa, ni ngombwa, kandi twagombye kuba dufite aho tubica, kuko ni Imana. Reka turebe ukuntu Imana yagiye ifata ibyemezo byiza bidufitiye akamaro n'uyu munsi. Mu gitabo cy'Intangiriro, Imana yararemye, irema ibintu byose, irangije ifata icyemezo cyo kurema muntu. Buriya kurema muntu ni icyemezo cy'Imana. Mu Byahishuwe umutwe wa 5 hatwereka ukuntu Yezu yafashe icyemezo cyo gucungura abantu. Buriya gucungura abantu ni icyemezo Yezu yafashe. Icyemezo rero ntabwo ari icyifuzo. Gufata icyemezo bisaba imbaraga. Gufata icyemezo bisaba kwirengera, kwemera kwirengera ingaruka z'icyemezo wafashe, cyiza cyangwa kibi. Gufata icyemezo cyiza bishobora kugira ingaruka mbi. Urabyemera? Bishobora kugira ingaruka mbi. Yezu yiyemeje gucungura abantu, ariko gucungura abantu byamusabaga kubabara, sibyo se? Byamugizeho ingaruka rero, arazemera, arazakira. Ariko uko azemera, uko yemera izo ngaruka, niko arushaho kubona imbaraga zimugeza ku ndunduro y'icyemezo cyiza yafashe. Bisaba kwemera kurya ku mbuto z'icyemezo wafashe zisharira. Bisaba kwemera kunyura mu nzitane z'ubuzima. Yesu yabibwiye abigishwa ba Emawusi, bari mu gahinda bababaye, bavuga ukuntu basubiramo ukuntu Yesu yababajwe. Arababwira ngo none se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Gufata icyemezo cyiza birakiza, birababaza, ariko birakiza. Urugero twarwumvise mu ijambo ry'Imana twahereyeho, Evanjiri yari ku mutwe 15. Uriya mwana w'umuhungu yari yaragiye kure y'ababyeyi be, ahura n'ubuzima bubi, arasonza, aratindahara, asigara yifuza kurya. Nimushaka murebe, nabwiye ngo tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo igihe turi hano. Murebe ibyemezo bimwe mwafashe n'ingaruka byabagezeho. Hari igihe wasanga mwaragezeho mushaka gutungwa n'ibyo ingurube zishigaje. Ndabyemeye, kizaba nzanga umuti. Hayubiye inama tujye birakureba. Ibyo ni njye bireba. Kizaba nzakireba. Nega mumvuga. Ibyo ni imibereho mwagiye mugira bamwe. Nega mumvuga. Ibyo bibundi birabareba. Ibyo ni ibyemezo bibi wafashe. Ari ingaruka zabyo warazibonye. Wageze n'ahantu wenda ugira n'isoni zo guhura n'abantu bagiye bakugira inama. Uriya mwana nawe yagize ahantu nyine bavuga ati, ariko ngo yigira inama none avuga ngo reka mpaguruke nsange ngiki cyemezo kizima uriya mwana yafashe. Reka mpaguruke nsange data. Ni hahandi. Nyuma rero byaramukijije, se yaramwakiriye cyane. Gufata icyemezo cyiza birakiza.
umugore, wa mugore ivanze tubwira wari umaze imyaka myinshi arwaye indwara yo kuva, yafashe icyemezo gikomeye aravuga ngo ninkora ku myambaro ye gusa anyura mu nzira igoye, abyigana n'abantu, urumva ukuntu yari ameze, urumva n'ububabare yari afite. Sinzi ko mwari mwabona umuntu ufite ikibazo nk'iki ngo yariyihuje bishoboka byose, ariko byaranze. Anyura mu byigano w'abantu kubera iki? Icyemezo yafashe akoze kuri Yesu arakira. Hari ibintu rero bitubuza gufata ibyemezo byiza. Kuba nyamugiyo bijya, muri mwarimo abantu ba nyamugiyo bijya, hindukira iburyo, hindukira ibumoso, reba inyuma, gira gutya, ngwino hano, subirayo. Mwirinde kuba abanyamujya iyo mukoresha ubwenge kandi murabufite. Mumenye ko nkuko nabivuze, mufite uburenganzira bwo kugena imibereho y'ubuzima bwanyu. Ikindi kibuza abantu ko ibyemezo rizima ni ukubaho nta ntego. Ubundi wumva ugamije iki? Wifuza kugera ku cy'ubundi? Ujya wibaza intego y'ubuzima bwawe ngo uyitekerezeho? Ujya ubitekerezaho? Ubundi ugamije iki mu buzima bwawe? Ni iyihe ntego ufite? Kugendera ku bandi batariho sinabaho, batariho sinabaho. Wenda umuntu mwabyaranye, hari ukuntu nyine mukomeje kubana nyine, none se byagenda biti nta kundi, ubuse nta kundi, none se nanze agahita ntererana, nabahonde. Ibyo babyita kugendera ku bandi, ntabwo bishobora gutuma ufata icyemezo. Ubunebwe no kudakora ntabwo bishobora gutuma umuntu afata icyemezo. Uhora nyine birirwa banagucurira, ariko ubundi uwo mwana uzamutunga. Ariko ubundi umuntu wirirwa wicaye, ubundi ugira koko yo nyine uhora uri nta ntege, uhora utegereje icyava ku bandi. Ikindi kibangamira gufata ibyemezo byiza ni ukwisuzugura. Yewe nanjye se mayi, nanjye se mayi, kwiburamo Imana bishobora kumufata icyemezo. Bisa nk'aho Imana muri wowe yapfuye, nta musabano n'Imana ukigira. Kubura ukwemera, nta kwemera ukigira, nta kwemera ufitiye Imana, wafite icyemezo kiza gute? Gutwarwa n'ingeso mbi, mwe navugaga, hari abantu baguye mu cyaha rimwe rizima, ubundi bahita bohoka muri cyo, bahinduka abasambanyi pe. Ndetse nyuma bamenya akenge, ubwo babyita ubwenge. Tubushize narabikoze ndasama, sinshobora kongera. Noneho bari ku miti ituma adasama bi. Ubushize bahuye n'ubujiji bushize, ariko ntibizongera. Abandi barazikuramo. Kwihambira ku byahise, ni murekuri ibyahise byararangiye. Murabyumva? Ibyahise byagize biti
byararangiye, mutangire ubuzima bushya, murebe imbere, murebe kure, mufate ibyemezo bizima. Kudasenga, isengesho ryawe rihagaze kuki? Isengesho ryawe rihagaze kuki? Gutsindwa n'intambara y'amagambo abantu bakuvuga ntabwo ushobora gutuma ufata icyemezo. Bimwe mu byemezo rero twafata ni ibihe? Bimwe mu byemezo wafata: icya mbere, kubabarira. Uyu munsi mubabarire, sibyo? Uyu munsi musabe ingabire yo kubabarira abantu babababaje. Ubwire Yesu, mu bubasha bwawe ndashaka kubabarira kanaka, ndashaka kubabarira kanaka. Rega buriya kutamubabarira ni umutwaro wikoreye. Uzi urugero mbaha, bari umuntu utarababarira uramuhetse. Umuntu utarababarira uwo ari we wese uramuhetse, kandi we yibereye mu munyenga. Ariko wowe wagendaga wemye, wumvaga wagenda wemye utya. Ntabwo guhumeka ari ikibazo. Kimwe mu byemezo byiza ukwiye gufata ni kubabarira. Ikindi ni ugusaba imbabazi. Gusaba iki? Muri kwihagararaho. Rega mwarakosheje. Mwemere gusaba imbabazi no kwiyunga n'ababyeyi n'umuryango n'abandi bantu. Hari abantu bagiye bakugira inama uranga kuzumva. Ubizi ukwiye kubasaba imbabazi. Icyo ni icyemezo. Kuvugisha ukuri ni icyemezo kizima. Kuva mu busambanyi n'izindi ngeso mbi ni icyemezo ukwiye gufata uyu munsi. Gukunda umwana wawe nacyo ni icyemezo cyiza. Kubaho. Hari abantu nta mibereho, yewe nta mibereho, nta n'ibyo kubaho mbona, ndabireba nkabibura. Fata icyemezo uyu munsi cyo kubaho. Gutsindira ari ryose ry'ikibi, gutsindira ari ryose ni icyemezo umuntu afata. Icyemezo baravuga ngo si icyifuzo. Kuba uwa Yezu, kuba uwa Kristu ni icyemezo ugomba gufata. Yezu niyemeje kuba uwawe. Iki ni icyemezo gikomeye. Nibaza ko bamwe muri mwe gishobora kubakomerera. Ni ijambo rivuga ngo sinzasambana. Abajyaga tubwira ngo umuntu wese aravuga iryo jambo ni umusambanyi. Sinzasambana ni icyemezo mfashe imbere yawe Yesu. Sinzasambana, sinzongera kuvuga icyaha. Murabyumva? Si ibintu bikomeye. Ibyo ni ibyemezo bimwe na bimwe byiza bizima. Nyuma rero y'icyemezo habaho kubaho icyemezo wafashe. Icyemezo ni ikirango cyawe. Abantu batakuzi neza bakora kwitiranya, bakomeza kubona muri ya shusho, kumbi mu mutima wawe warafashe icyemezo. Ikindi gikurikiraho ni uguhora usengera icyemezo wafashe. Guhora usengera icyemezo wafashe. Nyagasani, niyemeje kubaho gutya, ni icyemezo cyiza nafatiye imbere yawe, ukinkomezemo. Ikindi ni ukwiyibutsa kenshi icyemezo wafashe. Kwiyibutsa kenshi icyemezo wafashe. Hari abusanga yaracyanditse nko mu cyumba handitse ngo yewe niyemeje iki. Kwiyibutsa kenshi icyemezo wafashe. Icyo bizana rero ni amahoro mu mutima. Kwigiramo amahoro. Ikindi gikurikiraho
ni ibigeragezo byinshi. Murabyumva? Ibigeragezo byinshi bigamije kugukura ku cyemezo cyiza wafashe. Niyo mpamvu yo gusengera icyo cyemezo cyawe. Ariko gufata icyemezo nanone bizana ingabire za Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu araza akarwana urugamba iyo warumweguriye. Uzageragezwa ariko uzatsinda. Icyemezo cyawe uzakibaho igatsimburwa mu izina rya Yezu Kristo. Icyo nshaka gusorezaho, nkunda kukibasaba kenshi iyo twahuye, mwaretse niba mushaka gusenga no kugira ubuzima bwiza imbere, cyane cyane abakiri batoya, abakuru namwe nzi ko mugomba kubyigisha abana banyu, mwaretse tukavuguruza iyi si yatwambitse umwambaro mubi. Ntibishoboka? Ntabwo bishoboka. Ubu koko mubyemere koko umukobwa wabyariye iwabo yitwa umusambanyi koko? Murabyemera? Ariko ibyo bintu mwabyanze. Ubu koko umukobwa wabyariye iwabo byararangiye? Byararangiye koko? Murabyemera? Uremera ko ibyawe byarangiye ku myaka yawe 18, 20, 22, kuko ubwo byararangiye pe, nk'uko isi bivuga? Ibyo bintu ntabwo dushobora kubivuguruza koko? Ntabwo twabivuguruza. Uyu mukobwa wabyariye iwabo akisubira akaba inkumi, akarambagizwa agakobwa. Ibyo ngibyo bivuze hari abantu kuko tubyemere. Umukobwa wabyaye atarashaka ntashobora kurambagizwa ngo akobwe akingirwe. Tubyemere gutyo, mwasibe tukabyanga kandi ko tubifitiye uburenganzira. Ubu byararangiye koko, urabyemeye. Ugize Imana wabona aho wihisha cyangwa wabona ukugirira impuhwe. Uri umuntu wo kugirirwa impuhwe. Ugize Imana wabona ukugirira impuhwe. Ati yewe sawa mukuye. Sawa mukuye. Tubyemere koko. Tubyemere. Munsubize. Turimo turafata imyanzuro. Tubyemere gutyo. Ugize Imana uzabona umuntu ugukura mu kaga rwose akutware. Uko yaba ari kose, nta by'urukundo ntaki, uzaba ugize amahirwe. Abakiri batoya mukanguke murebe hano. Ibyo bintu nimwe bibaza cyane. Murabyemeye? Tubyemere gutyo. Niho murarangisha abagabo ngo murebe yuko mwaruvamo. Tubyemere gutyo kuko nk'uko isi bivuga ngo umwana wabyaye ngo nta kwiga ngo ujye amasomo ngo byararangiye. Byararangiye, nta kintu kizima wakora. Tubyemere kuko nk'uko isi bivuga. Je numva atari byo ariko. Je numva atari byo pe. Tubyemere witwa indaya kuko kandi ubeyo. Ngo nta kikiramira? Yego. Oya. Yesu ubyumve, ibi bintu ntabwo tubyemere. Ibyo ni ibyemezo abantu bafata. Tubyemere umwana wawe nawe azakure nawe atere ikirenge mu cyawe. Icyo kibi ngo niko bigenda, ngo niko ngo abantu ngo niko twabisanze. Tubyemere gutyo. Wa mubyeyi we, urabyemeye umwana wawe nawe azagukurikiza? Oya. Ngibyo ari tugiye gusaba Yesu uyu munsi. Sibyo? Tugiye gusaba Yesu uyu munsi kandi ari byo turamwizeye.
kuko icyaha cyacu ntabwo cyadutandukanyije n'urukundo Yesu yadukunze kugeza ubwo adupfira yaraducunguye kandi na n'uyu munsi aracyaducungura.